ni Hussein wa Hassan Hamisi Koria. Iki ni igisekuru cyose abatondaguye nyine, rimwe na rimwe yagiye kwivuga, burya ngo umugabo arivuga. Bizimana Hussein ni muntu ki? Bivugwa ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 1998. Icyo gihe nibwo yabonye izuba, byari kuwa gatanu mu rukerera. Icyo gihe amasaka yari yeze. Muri icyo gihe nibwo bafungaga igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, igisibo benshi bafataga nk'inyenyeri n'urumuri. Iyo cyazaga abantu babaga bari muri mood imwe. Iryo joro nta waryibagirwaga, babaga bari muri za ndirimbo Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Aho wacaga muri karitsiye hose buri muntu wese yifuriza undi ibyiza byazanye n'ukwezi kwa Ramadhan. None inyandiko zivuga iki kuri uyu musore w'imyaka ivugiye ko ari 28, hafi 30 igiye kuzura? Bivuga ko yavutse mu 1998. Bizimana Hussein, we waba umuzi w'iki? Nyuma y'uko atangiye gufungura zimwe muri mikoro zatangira gushyira ijwi rye hanze, icyo gihe byari mu mwaka wa 2013, aho yivugiye ko benshi batangiye kumwumva akora amavideyo ndetse akora na filimi documentaire, ariko nanone ibyo akaba yabikoraga kuri digitali. Izo kamera abantu benshi barazizi. Nyuma y'uko yari agiye asirikiza amafoto menshi ku matelefoni, ubwo ni ku rubuga rwa Facebook. Nyuma yaho yaje kwisanga mu biganiro byakorwaga ku mbuga nkoranyambaga, aho yafataga amavideyo cyangwa se ama-audio yirikodinga agashyira ku mbuga za WhatsApp. Icyo gihe YouTube ntabwo yari yakaza. Icyo gihe abantu benshi barabyibuka, mwajyaga ku mbuga nkoranyambaga mugiye kureba inkuru z'umuseke, ndetse icyo gihe hari ikinyamakuru Rwanda Today n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Abanyamakuru bari bakeya, ariko nanone bagakora ibishoboka byose kugira ngo batugezeho inkuru. YouTube ibiraje, aho hatangiye kwamara imvugo ya YouTube Cartels, aho umuntu afataga ibiganiro agashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ijwi naryo igisanga kuri YouTube. Nanone iryo jwi na n'uyu munsi bitagezeho ibiganiro naryo rigiye kwivuga uyu munsi. Ese amwe mu mateka n'ibigwi bye byaramuranze ni ibihe? Ese umwuga w'ubunyamakuru ndetse n'ibindi byinshi wakwibaza kuri uyu musore w'imyaka tubonye hafi 30? Reka tubane muri iki kiganiro. Ariko niba uri mushyashya kuri n'umuyoboro kugezaho ibiganiro byiza, aho twubatse umuryango w'abantu benshi, ku bantu twatangiranye kuva kuri 500 kuzamura hejuru, abo bose turabashimira. Hussein ni muntu ki? Yize amashuri abanza primaire. Bivugwa ko abantu benshi bamuzi koko yiga mu mwaka wa 4. Kugeza aho ngaho nta muntu wigeze wongera kumva inkuru ye y'ishuri. Ariko nyuma yaho bivugwa ko yaje kwiga, kandi na n'ubu ngubu hari ubumenyi bwinshi agenda asarura, haba ku mashuri yandi yigishiriza online ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, aho agenda akora ibiganiro ahura n'abantu b'abanyabwenge ndetse n'abacurabwenge bagiye batandukanye. Ku myaka ya 18 yaratangiye gukabya inzozi ze, aho yatangiye kujya afata amashort video, aho yakoze filime, kandi iyo filime ikaba yari ifatanyijwe ndetse n'abandi bayihuriyemo, aho harimo n'izina Colonel Karibwe. Abantu bibuka iyo filime bahise bayibuka. Iyo filime bayita Kebuka Jya Mugarura. Icyo gihe sinibukaga umwaka w'amashuri nigamo, ariko byanga bikunda nari nyiri primaire. Iyo filime yaragiye iramamarira kundwa, aho yarebwe n'abantu batari bake cyane. Ariko nanone nk'uko twabigarutseho, ntaho twakabona uburyo bwo kwa-uploadinga ibiganiro mu buryo buhoraho, uretse imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook n'ahandi byoroshye kugira ngo ube wabura ibiganiro. Aya mashusho yaje gukurwaho arasibwa, kugeza n'ubwo nta hantu na hamwe twigeze gusanga twarayashyize kuri twakongera kwibuka iyo filime. Yari filime nziza kandi yarakunzwe cyane. Abamama mwese mubyibuka amarangamutima menshi mwagiraga. Uwuzwi nka Jamada yakinnye roli ari umugore wa Hussein nyine uri kwivuga muri iyi nkuru, ariko iyo nkuru yari ishingiye ku bintu bya nyabyo, aho yari mu mwakiteri. Icyo gihe yari umwana cyane, abamwibuka bamwita Roriro. Iyi ni filimi
yagiye ivugisha abantu benshi barayibuka bakababara cyane. Tuzanayigarukaho mu gisata cya sinema igihe tuzaba turi mu kiganiro Star Forum, ikiganiro tubakurikiza igihe cyose twabonye umwanya tugakora ikiganiro Star Forum, ariko ku wa gatandatu none saa 2 mujye muza kuri izi mikoro maze tuganire mu makuru y'ibyamamare. Uyu munsi rero ku meza reka tuzane izina Bizimana Hussein. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ushobora kuba wamwumva: Instagram, TikTok, Twitter yahindutse X. Izo ni imbuga zose wadusangaho, kandi igihe cyose watwandikira tukagusubiza. Ushobora kumanuka muri comment tukadusangira amakuru yacu. N'ubwo bwose uyu munsi turimo turasangira bimwe mu byaranze ubuzima ndetse n'imibereho ya Bizimana Hussein. Ikiganiro cyacu ntabwo kiri kubakira ku mateka cyane, ahubwo kiraza kubakira ku byabaye bya nyabyo byabayeho igihe Hussein yaratangiye kubirera ubwenge. Reka nivuge, kubera ko burya ngo umugabo arivuga. Iyo ni imvuga ya Kinyarwanda. Reka nivuge. Ubundi bwose ndi mutoya, ndi munini mu ngano, kandi nanone ndi munini mu bitekerezo. Ndi munini. Ibi byose mbifashwamo n'ubumenyi ndetse no kumva no kumvira. Nicaranye n'abakuru, nganira n'abato. Ibi byamfashije kuba ndahangaha. Ndi Hussein ukuri. Hussein, ibiganiro nk'ibi ngibi byisanzemo ati byahereye neza ku ishuri yigagamo. Icyo gihe byari muri primaire, aho yafataga agakundi k'abana babaga bari kumwe barimo gukora icyo twitaga nka integration. Abantu bize muri iki gihe bahise babyibuka integration. Twicaraga munsi y'umunyinya ahantu heza cyane, ariko none tukisanzurana tukaganira. Icyo gihe rero nabaga nyoboye ibiganiro. Ibyo biganiro byanjye byazagamo inshuti ndetse n'abavandimwe. Muri generation yanjye abenshi barabyibuka, nta mwana wigeze unyuzurwa, kubera ko twari bamwe ndetse tukimakaza ubumwe. Ibyo byaje kuba muri turufu yo kwitwa umunyamakuru utarabyiyitiriye, ahubwo wabyitiriwe n'abandi. Buri muntu wese wumvaga icyo gihe yamuhaga izina ry'ubunyamakuru. Sinigeze mba umuhanzi na rimwe, ariko none hari igihe nabyisangagamo rimwe na rimwe abantu bakumva ko ndi guhanga. Ntabwo nigeze mbyishimira, cyane kandi n'imvugo nyinshi zambuzaga. Ubwo urugendo rw'uwo mwana rwaratangiye. Tangira mu mashuri abanza, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu byari uko. Ni inkuru yisubiragamo, ariko bitekerezwa ko yari umuswa cyane. N'ubwo bwose ari umuswa bwose, ariko icyo ashaka kumenya kimenyaga mu masegonda make cyane, kuko iyo yanakimenyaga yakigishaga abandi bana akoresheje uburyo bugiye butandukanye mu biganiro ndetse no kubasetsa. Ubwo aho ngaho ni mu ishuri risanzwe, ariko nanone aza kwisanga yiga mu ishuri rya Qur'ani. Ubwo batangiranye gusoma mu idarasa, aho ngaho ni mu Kinamba. Iyo nzira n'ubu ngubu iracyahari. Aho hari mu ishuri twitiriraga Madrasa Al-Qalam. Al-Qalam, iri jambo ntabwo abantu benshi baryibuka, ariko yari Madrasa Al-Qalam. Yigishwagamo n'abasaza bagiye batandukanye, ku buryo haciye n'umusaza Muzehe Ziyad. Aho ngaho twahiganaga n'abanyeshuri barabyibuka, Mubarak, Madijo ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Babuy. Ariko aho ngaho hose abo ngabo nabagarukaho nifashishije imvugo zigiye zitandukanye zakoreshwaga muri iyo minsi. Indirimbo zari zigezweho cyane, abantu barazibuka: Violet, Anawalite chonge sana, leti Violet simpati tena, cyakuongesha usosibana. Ibyo biye abantu bahise babyibuka, ndabakumbuza mu bihe nyine. Aho ngaho sakurikiyeho indirimbo bitaga Cinderella. Why yatangiraga yibaza ati why Anawalite chonge aha ngaho ntabwo ariho nabangiye, ahubwo yatangiye bango why wara ya mwisho mimi nawe nawe kipindi kiyetasoma shule singe kigoma nikuma sana. Urumva yari imeze gutyo indirimbo ya Alikiba rero nacyo gihe mu mateka yabo umunsi twaje neza tuzamuvugaho. Alikiba nawe yarahanyuze cyane. Rero ibyo biganiro akenshi nawe yabaga adufasha kubiryoshya, kubera ko Hussein ukuri yatangiye kera cyane. Aho ngaho rero ni abantu twabaga twibereye aho bita mu Kinamba dusoma Qur'ani. Ndumva twaraje kwimukira noneho nyizina mu rugo rw'umusaza
w'umwarabu, Allah akomeze amuhe ibyiza aho yaba ari. Niyo mpamvu nkunda kumugarura mu biganiro byanjye, ari naho uyu munsi dushimira ko abayisilamu dufite irimbi rusange. Ubwo nta katangazo mba ncishijemo kugira ngo tujye tugenda dusangira byinshi mu byo dukwiye kumenya. Urumva niba uyu munsi abayisilamu dufite irimbi, kandi iryo rimbi riri aho twakwita ku musaza marehemu Nansoro. Rero reka dukomeze amateka yabo. Dufite Hussein yararimo kuduciramo ku bigiye bitandukanye wamenya mu kiganiro twakoze kuri iyi nkuru yacu Hussein. Ariko reka nanone dukomeze amateka ye rero. Aho ngaho twari tugeze mu myaka ye igihe soma Qur'ani mu Kinamba, tuzana muri izindi nkuru zitandukanye, ariko tuzikishemo hano kugira ngo aya meza yacu nakarambirane. Urumva rero turi kuri Bizimana Hussein. Ni muntu ki uyu nguyu? Nta byinshi twamuvugaho, gusa amateka ye amenshi yakomereje kuri YouTube. Ibiganiro bye byinshi bigiye biriho, ariko hari channel nyinshi zagiye ibiganiro bye, nubwo abantu benshi hari izo batazi, ariko izo bagiye bazi barangira. Hanyuma tukaba tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi turi gukorera kuri Hussein w'ukuri. Rero amwe mu mateka ya Hussein nayo ngaho, ariko nimushaka n'igice cya kabiri muzajye muri mujye muri comment maze ubundi mutubwire ngo ese twaganira iki kuri Hussein nanone. Urumva ko amateka ni menshi, ariko amwe mu mateka ye mwanasanga ku biganiro dukora kuri YouTube channel. Mukagenda mujya ku biganiro byacu tugiye dukora. Abenshi mutarangiza ibiganiro byacu murahomba cyane, reka mbibiri banga. Nagira ngo tunaganireho buriya bitewe n'uko ikiganiro cyacu rigiye mu kirebye, ntabwo ari njye gusa nunguka namwe murunguka, ndetse rimwe na rimwe tukagenda tuninjoyinga ubuzima gakeya. Izi ni inkuru mba nabakusanyirije, nkagenda nkazandika bingoye kugira ngo dusangire amakuru, namenye ngo ese ubundi muganirizwa nande. Ifoto zanjye nkazibazanira zitetinze mu gihe abandi bitapfa gukunda, ariko ikiganiro cyo tugikoze neza. Abantu twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza izi saha kudeshapo, twajyaga tuganira ibiganiro byacu. Rimwe na rimwe twajyaga tunashishikariza abantu umuganda. Hari ikiganiro nigeze gushishikariza abantu umuganda. Ikiganiro abantu barampamagaye barambwira ati kabisa ubu twagiye umuganda. Urumva turi gukora ubukangurambaga ku mbuga nkoranyambaga. Mfite Ikinyarwanda. Abantu ubu ngubu disi bakomeje kugenda basubiza inyuma video. Ubu ngubu uyu munsi nakoze video y'umwihariko kubera ko nivuzeho ku mateka, ariko biba ari byiza kenshi. Hari n'ibisigaye n'ibyo byinshi. Urumva akebo kagiye bamugarura abantu batakwiye kongera kubona iyo filime. Abantu benshi baracyayisabye filime, baravuga ko iyo filime itazima kabisa. Tuzabazanira amashusho y'iyo filime. Yari filime nziza cyane, tuzakoresha abakiteri b'abahanga. Ibiganiro byacu byatubaye byinshi, ariko turabikora pe amanywa nijoro. Ubu dusigaye turara muri studio dukora, twandika, tugenda twimanukira. Aka kantu murakibuka bana? Tugenda twimanukira batwishyura. Tugenda twimanukira batwishyura, dusenya. Ariko ubu ngubu turi kwibuka twiyubaka. Abavandimwe rero dukurikira ibiganiro bica kuri iyi channel Hussein w'ukuri. Munyemerere nongere ncumbikira ahangaha, ariko nanone ibiganiro by'ubutaha tuzabane. Kandi nanone mbibutsa ko mu minsi mikeya turaza gutangarizwa umunsi wo gusoza icyunamo. Mu minsi 7 igize icyumweru, hanyuma dukomeze kwibuka mu minsi 100 ibisigaye, kandi tutibagirwa kwibuka twiyubaka, twubaka ibikorwa bizatuvuganira ejo, apana kubaka ibizadusenya ejo. Ari nayo mpamvu dore turi no kugira amahirwe. Izi ntambara ziri kugenda zitanga agahenge. Murabona ko hari inkuru nyinshi ziri kugenda zicicikana zivuga ko intambara zacecetse, aba Amerika na Iran, ko ibiganiro bigeze kure. Rero urumva, ariko nanone ingaruka z'intambara zo ntabwo zapfa kubura. Ariko ubwo
tuba turi kuapudetinga n'abantu kubwo nyine ibintu biri kugenda neza. Ubwo ku isoko ry'umurimo ibintu bigiye kugaruka bigenda neza, abantu bari bafite ibicuruzwa byaheze ku isoko biragaruka kubera ko amaesanse yongeye wenda kuba yongera kumanukaho, kuko ubu ngubu ibiciro wenda bizatangazwa ubutaha, nizere ko bitameze nk'iby'uyu munsi. Urumva byanga bikunda inama y'abaminisitiri itaha hazaba harimo inkuru nziza, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagarutse kabisa, bivuguruye bimeze neza cyane. Ubwo rero tunapudetinga abantu nyine izo nkuru zigiye zitandukanye. Rero njyewe reka ndekure izi mikoro, ariko ubwo mujye muri comment mujye mutubwira icyo gukurikizaho ubutaha. Ameze ibiganiro turi kugenda tubaha ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, gusa ikigezweho uyu munsi ni ikiganiro tugiye kujya tubaha Star Forum tuzakibaha mu minsi mike cyane. Kwa kabiri tuzaba ikiganiro Star Forum saa 2 zuzuye, ariko kuwa gatandatu nanone tuzabe turi kumwe saa 2 zuzuye nanone mu kiganiro Star Forum. Ibiganiro byacu byo ntakagaruka, gusa icyo mwamenya nuko ubu noneho inanzitizi tugifite, ibintu byose biri ku murongo, kandi nitwe dukorera uwo mushanti.